Yesu ashimwe. Ndabasuhuje mwebwe mudukurikiye kuri kamera zacu, uko mujya mudufasha mudufollowinga kuri Instagram yacu, Instagram, Facebook na YouTube yacu ariyo MTV. Ndabashimiye mwebwe mwakoze subscribe. Hano rero murimo murabonamo abasore beza, abapapa beza. Hano twagira umugisha wo gusura korali yitwa Ebeneza iherereye Gahanga. Ni korali Imana ihagurukije muri iki gihugu, irimo iraririmba cyane rwose hano Methodist hano i Gahanga. Hanyuma rero twagira umugisha wo gusura iyi korali, baririmba neza cyane. Ndagira ngo batangire batwibwira, turahera kuri uriya aho hirya wambariye umupira ndatekereza ari icyatsi. Mwebwe mureba murabona ari uwuhera ni icyatsi. Wowe wawita ngo icyo ureba, watangira utwibwira. Yesu ashimwe. Amazina yanjye Nirenganya Patrick, ndi umugabo, ndashima Imana. Ndirimba muri korali Ebeneza. Yesu aduhana umugisha. Yesu nashimwe. Amazina yanjye nitwa Musasenga Francine, ndi umubyeyi, mfite abana babiri n'umutwaro umwe. Ndirimba muri korali Ebeneza muri Methodist Libre, korasa yacu ni Kicukiro. Imana iduhana umugisha. Murakoze cyane. Twa Twizeye Eric, nanjye ndi umwe mu baririmbyi ba korali Ebeneza ikorera mu itorero ryitwa Methodist Libre Gahanga. Dufatanya gukora umurimo w'Imana wo kuririmba no kumenya no guhimbaza n'ibyo twahamagariwe. Murakoze. Yesu nashimwe. Nizanye Kamili gukora umurimo Gahanga muri korali Ebeneza. Nikuze kubana namwe muri iki gitaramo. Imana iduhana umugisha. Murakoze cyane ko twibwira abadukurikiye kuri kamera zacu. Nkuko mubabona murabona n'abapapa beza bakeye cyane bazi kuririmbira Imana. Mu kanya baraza kuturirimbira. Ngewe uri inyuma ya kamera ni Emi, nkuko musanzwe mubizi. Niki kibateye kumva mufite ishaka ryo gukorera Imana? Twavuga ngo nicyo twahamagaye. Buri muntu agira impano yacu mu kuririmba. Si ugukina umupira kora ari baje muri gatete bawukina, ko twamagaye kuririmbira Imana. Okay. Ibyo ni byiza. Hanyuma iyi korali narayirebye cyane, mbona ni korali ifite amavuta, ndetse nta korali nyinshi cyane zabasha kugira iki kuyigerereza. Ni korali uko nkurikije uko nagiye mbona amakorali ku mashusho media agiye atandukanye, nabonye ari korali ihagurukanye imbaraga. Iyi korali niki wayifuriza? Iyi korali turayifuza gukizwa, nicyo cya mbere. Intego ya mbere ni ugukizwa. Yego. Tudasubira inyuma ukundi. Yego. Turi imbere ntabwo dusubira inyuma. Turi indwanyi zigana imbere, tudasubira inyuma ukundi. Yesu akompera umugisha. Nkuko wakomeje kubabona rero, abana baririmbyi ba korali Ebeneza, ni korali ifite amavuta muri iyi minsi. Ni korali izamutse, iherereye hano mu karere ka Kicukiro, hano mu murenge wa Gahanga. Niba iyi korali utayizi uzayisura, uzayimenya, uzaze uyisure. Bafite iminsi baba bari gukorera ku rusengero, bafite igihe baba bari ku rusengero, baraza kubitubwira. Mbese mbere yuko twinjira mu mwanya wo kwereka abantu impano ya korali, mbese washaka kubasura yababona kuwa kangahe, sangahe, igihe ki? Murakoze. Umuntu ashatse kudusura nka korali Ebeneza yaza kuwa gatandatu saa 9 tuba duhari, guhera saa 8 kugera saa 9 tuba duhari. Okay, abantu bakomeje kutubwira ngo ariko ko murakayira ko mbona murakaye. Abantu bakomeje kutubwira uti iyo korali abantu barayifuje cyane ko yabaririmbira. Mbese uwakifuza iyo korali nk'ahantu ku rusengero runaka akayifuza ko yaza nko mu gitaramo runaka, iyo korali kuyibona bisaba iki? Bisaba guca mu zihe nzira? Bandikira perezida, niwe batumira perezida Kabiri ntamaze, natwe turitaba cyane rwose. Nivuga ngo tumwe nicyo twahamagariwe. Ubwo ni ukuvuga ngo umushumba we ntago kubimumenyesha ntago ari ngombwa. N'umushumba niyo yabimenya, ariko twebwe turi perezida wacu. Perezida abwira umushumba. Abantu benshi bakomeje kutwandikira batubwira ngo barashaka kumva amajwi yanyu. Mudufashe muririmbe abantu bumva amajwi ya korali Ebeneza iherereye hano i Gahanga kuri Methodist, hano hepfo y'umurenge w'Igahanga gatoya. Ni ukunyaruka gatoya iyo ugeze ku muhanda. Dore numvishije ngo kuwa gatatu mama mufite igitaramo giteye ubwoba. Kuwa gatatu buri saa 11 nabwo tuba dufite igitaramo kugeza saa 1 z'ijoro. Ndumva mufite igitaramo cyiza, nanjye umunsi umwe nzakizamo. Kaza neza rwose. Nzaza rwose nitwaje n'aba basore banjye. Hanyuma rero reka dutangire turirimbire. Hano hari abantu badukurikiye, hari abadiaspora, hari abanyarwanda bo mu mujyi wa Kigali, hari n'abantu bazababona batuye aho i Gahanga batazi ko iyo korali ibaho. Abo bantu bashaka kumva uburyo muririmba, ndabizi murahogomba.
Yego. ngaho mutangire muduhereze show twumve ukuntu muririmba abantu badukurikiye. Murakoze cyane. Mwami Mana ndagusabye umpa imbaraga ngukorere. Mwami Mana ndagusabye umpa imbaraga ukorere. Hari intwari zatubanjirije kugukorera uyu murimo. 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 Imana irampera umugisha. Mwebwe mudukurikiranye murabumva ku majwi, ni amajwi meza cyane, ni amajwi yo gukorera Imana ku rwego rugeze hejuru. Hanyuma uko mwabyumvishije bamwe bahoze babidusaba ko iyi korali twayibereka, abangaba ni bamwe mu bagize iyi korali, ntabwo ari korali yose. Ndabasezeranya ko igihe kimwe tuzabasura bari mu gitaramo bari kuririmbira ku byuma. Urabona ko hano bari badutumiye ngo tuganire nabo. Umunsi umwe tuzabasura bari mu gitaramo, turabashishikariza kuzakurikira igitaramo, kandi iyi korali ni ukuri turayifuriza kugira amavuta ikaguka ikagera ahandi makorali yose ageze. Wifuza ko iyi korali yazana kuririmbira no mu bukwe pe biremewe, sibyo? Yabeshe. Biremewe. Hano hari umusore wicaye hano hagati, ni umucuranzi uteye ubwoba. Umunsi umwe tuzamugwa gitumo arimo acuranga. Hanyuma Yesu abampera umugisha, kandi mwakoze kuturirimbira. Abantu ndabizi baranezerewe, bagize imitima ikeye. Abantu badukurikiranye, wowe niba udukurikiye kuri iyi channel yacu ukaba utarakora subscribe, wakora subscribe. Hano urabona harimo abamama beza, abapapa beza baririmbiye Imana. Ubutaha rero bazaza bari kuvuga Imana, ubutaha bazaza bari kuririmbira ku byuma, bafite inanga, bafite iki byose ari imiziki bari guceza, kandi nzi neza kuzishima. Hanyuma niki mwabwira abantu turimo tubasezera? Hari nk'abantu bifuza kumenya ahantu neza bwite koko, ukabarangira neza, bakaza bakareba aho muririmbira n'aho mukorera, mubarangire neza. Umuntu ashobora kuba aturutse mu mujyi, aturutse za Rwamagana, aturutse Bugesera, ndatekereza mwamurangira. Aho ariho hose, hari ahantu hitwa muri gare ya Nyanza ikakugeza Gahanga, ugeze ku gasoko kahe k'Igahanga, bahita bakurangira nta kibazo. Ku bantu bavuye mu bice bya Gitarama ugeze Nyabugogo utega imodoka igera i Nyanza, wagera i Nyanza ugatega imodoka igera i Gahanga ukaviramo ku mashuri. Uri kuva i Rwamagana utega imodoka igera i Remera, ugatega imodoka igera i Nyanza, ugatega n'imodoka igera i Gahanga. Ku mashuri ugatega n'akagare kamakeya, ntabwo ari menshi cyane cyangwa se akamoto, biterwa n'icyo washatse gutega. Yesu aduhana umugisha. Hano rero turi n'umukobwa ufite isoni nyinshi cyane, muramubona kuri kamera. Afite isoni nyinshi cyane hano kuri kamera. Ari n'umusaza wacecetse cyane, reka nawe aturangire ku bantu baturutse Bugesera barimo baza nko mu materaniro. Yesu ashimwe. Imana yacu yabwa icyubahiro. Ushatse kujya kuri Metodiste ya Gahanga Kicukiro, ugera i Gahanga kuva ku isoko ukamanuka hepfo ku makara gatoya, hari urusengero ruhari uramanukaho ku gashyamba, uwaje ati Metodiste ikorera he Gatovu naho hafi. Kandi washaka ugahamagara kuri 0788
3 088 4 5 4 20 bakwitaba bakakuyobora. Yego murakoze cyane kurangira abantu badukurikiye. Hanyuma nari nkomeje nshimira umusaza warutubwiye nimero umuntu wese yahamagara ashatse kuza mu materaniro. Hanyuma turimo dusoza ikiganiro cyacu, mwakongera mukaririmbira abadukurikiranye kuri kamera zacu, hanyuma mukongera mukabereka ko atari impanuka ibyo mwaririmbye, mukabereka imbaraga za korali Ebeneza iri hano i Gahanga kuri Methodiste. Turabakiriye dusoza ikiganiro. murakoze cyane. Ngisindumu shitindumwimukira sihonzaba kuko mfite gakondo mwijuru nzareba Imana. Yesu n'umwuka wera niyabarushe bazaruhukira. Mwisindumu shitindumwimukira sihonzaba kuko mfite gakondo mwijuru nzareba Imana. Yesu n'umwuka wera niyabarushe bazaruhukira. Nyura mu misozi nyura mu mataba, aho hose niko harusha umutima wanjye. Saba Uwiteka kugira ngo amfashe, Uwiteka nawe ntatinda kunyumva. Nyura mu misozi nyura mu mataba, aho hose niko harusha umutima wanjye. Saba Uwiteka kugira ngo amfashe, Uwiteka nawe ntatinda kunyumva. Ndabashimiye, murakoze, Imana ibambere umugisha. Hanyuma turimo dusoza ikiganiro cyacu, njye ntabwo nibuka amazina yanyu ariko abadukurikiye baracyayibuka. Reka tubwire mushiki wacu aturagize Imana, anasengere korali yacu, turebe ko Imana yazayishoboza ikagera ku rwego rwo hejuru. Reka dusenge Imana. Mana Data, Mana igira neza, Mana ukaba, turagushimye kandi turaguhimbaje Kristo mwiza. Turagushimiye wera ukuri, turagushimiye tugushimiye kuri Imana y'amahoro bwite. Turagushimiye kuri tabaza kuri twe Imana ishimwe. Turagushimiye ko waduhaye kuba abaririmbyi. Turagushimiye ko wahamagariye tukabasha gusobanukirwa Kristo. Amina, haleluya, haleluya. Izina ryawe nirishimwe hejuru. Usabye ngo wongere utunze imbaraga, utwuzuze imbaraga za Mwuka Wera kandi ushyigikire ubwiza bw'Imana. Urakoze, turagushimiye. Zigira abantu bumvisha buno butumwa bwiza, bugire naho bubageza Kristo. Amatwi yumvishe Kristo buno butumwa, bugira aho bubavana naho bubageza Kristo. Navuga byinshi nkora kanuze wowe ntutuze murengezi mwiza. Amen. Ciao ciao, mwebwe mwari mudukurikiye. Turashoje ikiganiro cyacu nkuko wabibonaga, n'abapapa beza n'abamama beza twari twakiriye kuri kamera zacu. Wowe utareho agakoze subscribe, link, share, byose bikore umurimo w'Imana ukomeze kwaguka. Kuvuga ijambo ry'Imana si ngombwa kuba wafata mikrofone. Iyo ukoze share ugakora subscribe ukamamaza korali n'ubutumwa bwinshi, mwumvishije ko harimo ubutumwa bwinshi mu ndirimbo baturirimbiye, uzaba ukoze umurimo w'Imana. Ibyo umuvuga butumwa wafashe mikoro, ibyo baririmbiye aha uzagabana nabo umugisha, mwese muzanganya. Yesu akomeze kubarinda mwebwe mudukomeje kudukurikira kuri kamera zacu. Yesu abarengere. Shalom shalom, tuzasubira aho ubutaha.